Umuhuza ESP TV. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rero murabona ko uyu munsi nagize abashyitsi b'imena, muri kubabona imbere yanyu kuri kamera. Harimo ababyeyi Imana ngo yagize impanga, nabo ubwabo ni impanga, kandi usibye no kuba ari impanga, Imana yabagize impanga. Rero uyu mwanya rero nabasuye, baherereye aho bita ku Muyumbo, ni kure cyane ntabwo ari hafi. Muyumbo hafi ni hirya aho bita niba ari harya ni he ngo ku Muyumbo ka Migika. Umumotari waho avuga ko ari kuri Pinusi kuhagera ngo ku magereveriya. Imana ishimwe cyane. Rero nabagezeho, numvaga mbakumbuye, twaherukaga gusengana kera cyane, kera rwose bishoboka, ariko nageze aho numva nkumbuye kubabona mu maso no kumva ikibitsanyo cy'Imana kibarimo, cyane ko hari byinshi Imana yakoze kuri bo byahindutse. Ubwo duherukana si uko mwari mumeze, ariko muraje muduhe ubuhamya bw'iby'Imana yagiye bakorera n'uburyo ki muhagaze neza mu murimo w'Imana. Rero aka kanya amazina ni yayandi, ngewe n'ibyiringiriza n'ubundi, kandi nkaba nshimira mwese mukomeze kugenda mudutega amatwi hano ku Muhuza ESP TV. Rero turabakire mu izina rya Yesu, mwatangira mutwibwira. Nitwa Nyirahabimana Françoise, ndi umumama w'abana 3, mfite umutware umwe, dusengera muri ADPR, umudugudu wa Kamigika. Birenze ibyo Imana iduhana umugisha. Amen, amen. Harya umugabo wawe yarabatijwe? Umugabo wanjye yarabatijwe. Bari kuvuga Imana. Amen. Cyagiye yarakijijwe? Ntabwo ari agakizwa. Uyu mwaka nibwo Imana itangiye kumugarura. Yarakijijwe asubira inyuma. Yego. Ariko ubu ngubu Uwiteka ari gukora imirimo. Ubu yarakijijwe, yakiriye umwami n'umukiza. Amen. Imana ntabwo cyubahiro. Ndumva ufite ibihamya byinshi cyane. Buriya iyo umugabo yakijijwe cyangwa se umugore nawe agakizwa, umurimo w'Imana ukorwa neza. Urumva ko uri gukorera Imana nta nkomyi. Rwose nta kibazo, nanjye mbyiyumvamo ko turi gukorera Imana nta kibazo. Amen. Kandi tunubahanye n'umutware wanjye. Yego. Imana yahinduye. Imana ishimwe. Byari bikomeye, ariko ku bw'agakiza ngenda mbona impinduka no gukora kw'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndabona ujya ufite ubwitonzi bwinshi mu murimo w'Imana. Ukomeje gukora Imana utuje cyane, kandi Imana ishimwe cyane. Twakiriye rero n'umuvukanyi wawe wundi. Ese buriya ni mukuru wawe cyangwa ni murumuna wawe? Ni impanga yanjye, ariko ni mukuru wanjye. Okay. Turamwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Yego. Nitwa Bayishimiye Aloysia. Nshimye Imana mbere ya byose guhura namwe. Amen. Impanga yanjye turahorana buri gihe. Imana tugire neza, tugira impanga zari bikwiriye. Yego. Yaduhuje turi 3 twasenze, irangije tubwira ko tugize impanga. Yego. Ibyo ndabishimiye cyane. Amen. Nubwo indi impanga yacu itabonetse, ariko nayo irahira amahoro. Yego. Ndi umumama w'abana 3 rero, n'umutware umwe. Yego. Nsengera muri ADPR. Birenze ibyo Yesu aduhana umugisha. Amen. Ndishimye cyane. Mwese ufite abana 3? Yego. Turi impanga. Mbega we, biraryoshye cyane. Numva ko tugiye kujyana ikiganiro kiryoshye. Muri impanga impande zose, abana 3 n'abagabo banyu ni ADPR bose. Barakijijwe, barasenga. Imana ihabwe icyubahiro. Rero nanjye nshimye uburyo ki mwampaye ikaze mu rugo rwanyu, cyangwa se mu rugo rw'umukozi Imana witwa Bayishimiye. Rero Bayishimiye, nishimye cyane kujya kubona warabyibushye, urasa neza, ubwiza bw'Imana buragukayanganaho cyane. Sinzi ibyo uri kurya muri iyi minsi, niba ari umwuka wera gusa ntabwo tubizi. Harimo arangaburira cyane, ariko nteteje. Rero mperuka utuye hirya iriya kure, bambe hafi Kabuga, none utuye inaha. Inaha Imana yarahagutuje. Yarahantuje, nagiye ko nanibona Kamigika. Yego. Ariko ibintu byose mu mugambi w'Imana. Impanga yanjye yari ituye hano Kamigika, twabonanaga bigoranye, ariko Imana izi ubwenge. Amen. Nagiye kubona mbona impanga umukiriya bitunguranye.
ndangije nibona ntuye Kamegeka mu bintu ntateguye. Yego. Mu byiyumviro byanjye numvaga nzatura mu mujyi wa Kigali, ariko ishima ko ntura Kamegeka. Ariko haracyari ibyiringiro. Yego, kandi ndabifite cyane. Amen. Hari ijambo rimfasha cyane. Yego, noneho rero Imana ishimwe cyane. Reka mbere ko tugira n'ikiganiro tubanze twiragize Imana, utangire unasenga, usengera ikiganiro tugiye kujyana kugira ngo kibemo imbaraga z'Imana, kibemo n'umwuka wera. Imana turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo byawe. Tugushimiye kuri Imana idahinduka, Imana y'amasezerano, Imana yabanye natwe mu minsi yohereje inyuma. Turagushimiye ko imigambi yawe ari myiza ku buzima bwacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwiteka, nezerewe uyu munsi wa none kongera kubonana na bene data. Ese yatwirukanaga kera, harashize umwaka n'igice, n'igihe kirekire, ariko uyu munsi ushimye ko tubonana bikagenda uku nguku. Nyemerera udushyigikire, imbaraga n'amavuta bibe ku buzima bwacu. Umwuka wera w'Imana yururuke abe ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nyemerera imbaraga zawe zururuke zitugote, kandi nyiringabo Imana, nyiricyubahiro, nyir'ubutware, kandi nyir'ubushobozi, nyemerera utwagure mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri, mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, tugushimiye ibyatubayeho, tukuragije n'ibiri imbere. Mwami, ntabwo ari twebwe, ahubwo izina ryawe rishyirwa hejuru. Urakoze, natuje ntutuze, kandi dukomeje ikiganiro, ukomeze udushyigikire mu izina rya Yesu. Twagura imbaga nk'uko wazaguriye Yabesi. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha rero cyane. Rero twagiye dusengana, Imana igenda ivuga ngo tuzayikorera hano mu Rwanda no hanze yarwo. Abantu bashobora gukorera Imana bambutse imipaka cyangwa se bakiri no mu gihugu. None rero turi ku rwego, cyangwa se ndabona muri ku rwego abantu bose babumva. Haleluya. Amina. Fani, nshimye Imana ko uyu munsi igihe kigeze cyo kuvuga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Fani, nigeze musura ndi kumwe n'umukecuru witwa Mami. Aradusengera cyane, hari ibintu Imana yamucishijemo umukozi w'Imana Fani. Harimo n'ibi byose tugenda dukora umurimo w'Imana. Imana yarabikoze. Fani, mperuka uri kubaka. Mperuka Imana iri kukubakira. Ndumva nshaka kuzaza hariya haruguru iwawe, tukagirana ikiganiro uri mu nzu yawe. Twaje gusengana uri mu gitaka. Ese urabyibuka? Nabonaga huzuye ibitaka mu nzu, twabuze aho twicara n'agatebe, ndetse Mana nkibaza uburyo muri ahantu nk'aho ngaho, ariko nabwo mwari mufite amavuta menshi. Twaje turushye, namwe dusanga murindushye, ariko Imana yarabikoze. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Amena. Amina. Ndahirimbye mwese mumfasha. Bivuze ngo Imana ibyo yakoze ni ibitangaza. Umwana muto afite imyaka ingahe Fani? Umwana muto afite imyaka 3 n'igice, azuzuza 4 muri uku kwa Cyenda. Niwe wahuriye haryamo n'ibibazo cyangwa n'imfura? Niwe nabyaye, niwe natwise. Ubwo maze kumutwita inda bayiheza mu bongo nyine kubw'abagizi ba nabi. Ubwo n'ishuri nari ndiho, nari za Gisenyi ariho ndi kwigira. Yego. Ubwo ndangije mutwita imyaka 3. Ariko nari ndi kuri Nzayimana. Amen. Hari icyo nari naravuganye nayo. Yari yarambwiye ko izantabara bose bakabibona, ndetse irambwira ngo izantabarira ngaho nasererejwe. Yego. Irangije ahangaha ndi ku Muyumbu, nari ndi ku masezerano.
yari yarambwiye ko nubwo ndi ku ishuri ariko izanyimurikanuza iburasirazuba. Amen. Umwana nkikimara kumubyara maze amezi 2 ihita imbwira ngo nimuke njye aho yambwiye, niko gushyika inaha ku Muyombo. Yego. Ubu niho yanyubakiye inzu. Amen. Rero Imana ishimwe. Niho yaravutse ni muzima, ubutaha nzamuherekana uko angana. Amen. Imana ishimwe cyane cyane, turashimira Imana cyane. Rero numvisha ufite amashimwe menshi. Twatangiye nkubaza ati umugabo yarakijijwe, none rero natunguwe no kumva hari ibintu Imana avuganye nawe. Nubwo Imana nawe ari ibyo gucishamo utubwira, ariko nawe ari ibyo Imana yagiye ivuga kandi yarabikoze. Rero numvisha inkuru iranshimisha, sinayumvishe ahandi, niwe wampamagara urayimbwira. Numva irenze ubwenge bwanjye, mpita numva ngomba kuza tugashima Imana. Bibiliya ivuga ngo tujye twishimira ibyatubayeho. Amen. Murakoze. Rero ni ukuvuga ngo rero warambwiye ngo mufite ubukwe. Reka shani banigira amaboko ubuza urumva. Amen. Amen. Ubuze fani mba warumvize ukuri. Ubu igihe Imana bivugaga wumvaga bizashoboka? Numvaga ari ikintu gitangaje gikomeye. Tubwiraga ubukwe, nareba ubukene turimo, nareba ko umutware adakijijwe, nkumva nta nzira, ariko nkomeza ku karago ndasenga, nkomezamo amasezerano meza. Irangije nibwo namusenye ndavuga Uwiteka noneho jya ubutanga agakiza. Arambwira ati guhindura ni ukwanjye. Umwaka imuhinduriyemo uyu mwaka, imaze kumuhindura ni nabwo gusezerana. Twese tubipanga, imyaka 10 yari ishize ibitubwiraho, itubwira ko izadukorera ubukwe bwiza. Amen. Ubwo bukwe tubufite 24 z'uku kwezi kwa 8. Turabwiteguye kandi tuzi neza ko izabigenza neza kuko yabitubwiye. Yego. Undi ari ijambo riri muri Luka igice cya 37 rivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yego. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Bivuze ngo abantu baravuga bikarangiriraho, ariko ijambo Imana yavuze. Amen. Haleluya. Iraririnda ikarinda n'uwo yaribwiye. Rero dushimye Imana. Ngewe nashimishijwe n'ubukwe bwawe, kandi nukuri hari ibyiringiro yuko igiti gitemo cyongera kigashibuka. Fani wawe n'ubuzima bukomeye ndabizi. Ngewe kumva uvuga ngo uri mu nzu yawe, nanjye ubwanye ntarabona inzu, banumva ari ibintu bikomeye. Bivuze ngo ni Imana inyuranye iminsi, ikanyuranye ibihe. Rero uyu mwanya rero nashatse ngo uze kubwira abantu bacitse intege. Muri iyi minsi abantu bacitse intege kubera umusozi, kubera ibigeragezo, ariko hari ibyiringiro by'uko igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Rero Imana ihabwe icyubahiro. Twakiriye n'umuvukanyi wawe, nawe impanga yawe. Ese wowe ntabwo uririmba? Ntabwo ndirimba. Nabonye nawe uri gukora hariya hepfo. Ni umutayeri, umudozi. Amen. Niho Imana yanciriye inzira mu buzima, njye mbona imibereho. Abana bagiye ese ko hano hatuje cyane? Abana bagiye gusura umukecuru, nyirakuru. Mwamugane. Yego. Ni mu biruhuko. Murimo Imana umeze ute rero? Imana uragenda neza. Ubu turimo neza na Sherimbega turavuga Imana. Kandi ni ukuri birakwiye ko yatugiriye neza. Hari ikintu njya nibuka mu mwaka wa 2019. Yego. Ku itariki 20. Iyo mbyibutse mvuga Imana cyane. Amen. Nkabwira umuntu wese utenebutse, nkabwira ni komera. Icyo Imana yavuze no kubikora izabikora. Yego. Imana yangiriye neza kuri izo tariki. Ndabyibuka nibwo nabyaye umwana muto mfite. Ariko hahandi byari bikomeye, ariko mbona ukuboko kw'Imana na nyuma yazera Imana irakora cyane. Ndabyibuka nagiye kubyara i Masaka ku Bashinwa.
ngera igihe cyo kubyara umwana yanga kuvuka, ariko shitani yari yaransabye, Imana yambwiye ngo nzakwiyereka nkuye urupfu ku buzima bwawe n'ubw'umwana. Nicarana nza, ariko umubiri ugacika intege. Imana itariki zirageze zo gupfa, weza ubugingo bwanjye, ariko nshimye Imana ko yabanye nanjye nubwo byari bikomeye. Narabyaye bankora seziriyene, njyana umwana w'umukobwa, igihe kigeze njya muri koma, rwa rupfu ndarurunguruka, koma nyuma y'amasaha 6, naje gukanguka, dogiteri ambwira ati Aloyizi, Imana ishimwe urazutse. Ni dogiteri nabaye iki, habaye iki, ese uri ko nambaye amazi n'amaraso ni iki, kumbe ni serumu y'amazi n'iy'amaraso mu maboko yombi. Arambwira ati Aloyizi wari wapfuye. Nibuka ijambo Imana yambwiye, nkuye urupfu ku buzima bwawe n'ubw'umwana. Nshimye Imana ko igira irindi jambo yavuze, yampaye umwana muzima, nanjye mva i Masaka ndi muzima. Ubu mfite umukobwa w'inkumi, yagize imyaka 4. Imana yakoze imirimo. Haleluya. Byari bikomeye, ariko Imana ishimwe, yumve ko ngishimye mu gihugu cyo mu ijuru. Kandi yanyubakiye urugo yo kabyara, narindushye ndemerewe, inyubakira urugo, ndayishimye. Nukuri Imana yabwe icyubahiro cyane. Bikuye ku mutima, n'abumva iki kiganiro bumve ko mfite amashimwe mu mutima wanjye. Yego murakoze. Ubundi ikintu cya mbere ni ubuzima. Yego ni ubuzima. Buriya ababyeyi batwite ntabwo biba byoroshye. Hari n'abantu benshi batangira gusenga kuko batwite, kuko bavuga ati turi kuri finali yo gupfa, ntabwo bitworoheye. Hari n'abandi banywa imiti, murabizi se? Turabizi, ariko twizera ijambo, ntabwo twizera imiti. Mwizera ijambo ry'Imana ko ribasha gukora birenze cyane ibyo dusaba. Oya, Imana yabwe icyubahiro cyane. Aha wayimukiye ryari? Aha mumaze umwaka n'amezi 2. Urahabaye. Yego, siko tumaze igihe tutabonana. Haciye igihe ni ukuri. Rero Imana ishime cyane. Muri iyi minsi rero uhagaze mu mwuka neza. Ni irihe jambo se watubwira aka kanya wumva rigufasha cyane, natwe ridufashe? Kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Amen. Iryo jambo buri wese uko turi kumwe n'abaryumva ribafashe. Ni ukuri. Kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Oya, nibyo pe. Noneho ngo mu maso yanjye hagakomera. Haleluya. Ni ukuri ndafashijwe cyane. Iri jambo nanjye nkunda kurisoma kuko ni Yesaya 57, kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. None se Fani, uko wabuteguye ute, byagenze bite kugira umugabo, nicyo wamuhaye kugira ngo yemere gukizwa? Nireba ngo akoresheje kugira ngo yemere no guhita akora ubukwe nawe, kandi byari bitoroshye, byagenze bite? Murakoze. Ubukwe kubera nari nicaye kuri Nzayimana, nkomeje gusenga kubw'amasezerano ko yari yarambwiye ngo guhindura ni ukwayo, gusohoza ni ukwayo. Ubwo ntegereza isaha yayo, igihe kigeze nibwo yambwiye ngo nintangire nitegura ubukwe. Nkajya nshidikanya, ubwo dusengana n'abantu, umuntu arambwira ati jya gushaka ibirongoranwa, nanjye nkajya nibaza ese umuntu w'umumama ndashaka ibirongoranwa nte? Ubwo ikimenyetso ndabwira nti Imana, kuko ari wowe ubivuze nubwo nta kuntu umeze, nkeneye ikimenyetso cyawe. Ubwo ndangije ikoresha umumama tutaziranye, aragenda agura isahane, agura ibikombe, agura amafoke, agura ibase, agura isafuriya, agura umukeka, buri kantu kose akajya agenda akoraho. Arangije arampamagara, arambwira ati ngwino nkubwire. Ndamubwira nti nta n'itike mfite yo kugera i Kabuga, ariko Mana yanjye, ariko arambwira ati ndagutegera ngwino nkubwire. Nikigerayo aranyakira, arambwira ati ibi byose biri muri salo ni ibyawe. Haleluya. Naranezerewe cyane. Nta kindi kiganiro twagize usibye ko nahise ntera haleluya bitewe n'amasezerano yari yarambwiye. Ndavuga intu Uwiteka kuko yasohoje, nanjye noneho nemeye ko ubukwe buzaba. Amen. Birongera ntumaho umuntu arongera arambwira ngo na n'ubu utaritegura ngo kandi ubukwe buhari. Ubwo irangije iramwe kuko nagwaye ikimenyetso, ubukwe ndabuteguye.
ubwo nibwo bahise ubukwe mu rusengero, biba ngombwa ko nyine ubukwe tubuvuga. Barangije dutanga itariki, ku itariki zigeze ubwo tariki 20 ubwo nizo dutegereje kugira ngo tubashe kwambara impeta kugira ngo isohoze bya bindi yambwiye. Bivuze ngo harabura icyumweru. Ntabwo urajya kwipima agatimba se? Agatimba hose karahari ndakicara iyo yavuze irasohoza. Ariko niwe marene. Impanga yawe ni marene. Uzaba uri mu yindi mirimo. Ikomeye cyane muri hafi. Oya nibyo rwose yo Fani, birashimishije cyane kandi abantu bakubona utuje gutyo bakagira ngo nta kibitsanyo cy'Imana kiri muri wowe, ariko muri wowe harimo Imana cyane. Uko biba byandenze. Niyo wamurimbye ngo ibya Yesu birandenze. Ubu se ubu nk'abantu bari bukubone ubwo ngubwo bakifuza kubonana nawe, urumva uzabona umwanya wo guhura nabo? Ni ukuri kubera ko dufite amasezerano yo kuyikorera. Yego. Kandi ikatubwira ko izadutuma ahantu hatandukanye. Rwose twiteguye kubitaba tukabafasha. Kuko n'ubundi ndi umunyamasengesho. Yego. Uko umwuka nshoboje, uko ankoresheje niko nanjye nkora. Oya, Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Nakunze kujya ndeba umuhate wawe n'ibigeragezo wagiye unyuramo kandi byinshi bikomeye nkabyitegereza, nkabona uri umukozi w'Imana ufite umutima ukomeye cyane. Sinzi amasengesho ahubwo wasenze yatumaga ukomera kandi wari mu bigeragezo bikomeye, ariko turaha Imana icyubahiro. Ni ukuri Imana yabwiye Abisirayeli ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Kandi yego ntabwo twe turanarya, turacyari kuri level yo hasi, ariko nitunarya ntabwo tuzibagirwa ineza y'Imana. None se bayishi ubu ko wari umeze cya gihe ubu niko bimeze? Ibintu byinshi Imana yakoze. Yego. Cyane rwose, niyo nkandagenda byumva ko hari icyo Imana yakoze. Niyo mpindukiye nibuka cyane nyikodesha Kabuga mu kazu k'icyumba na salo. Yego. Bikomeye no kubona amafaranga yo kwishyura ubukode. Ariko Imana ntigira uko igenza. Ntabwo ngo nzakubakira inzu ya kadasiteri. Kavuga umuntu nzaba mu nzu 20,000 nabwo kwishyura ari Imana mfasha kuzanyubakira kadasiteri. Ivuye kukize ku mashini nkoresha ndadera 2,000 tukanayarya. Ariko Imana ntigira uko igenza. Amen. Nagiye kubona mbona nibonye muri kadasiteri nziza cyane. Imana irabikora pe. Umuntu wese akajya anyura akavuga ati hera ni kwa bayishimye. Ewe murabeshya muri kadasiteri cyane. Imana narayibonye. Bayishimye nanjye ukiri aho ngaho. Urambwiye ngo hano ni wanjye ndatunguwe. Ndebye porotaye bambe korotire, ndeba inzu kandi urabona uracyanubaka. Bivuze ngo ibi nta kintu Imana yarabikubwiyeho. Imana yambwiye ibintu byinshi cyane. Saha gusa hari n'ahandi zangeze. Nyine ntangirira. Amen. Ni ukuri Imana ishimwe cyane. Murabizi ko twabanye mu buzima bubi hari i Kabuga. Bigoye. Abantu byitwa ko bakora ariko bakorera ni nko kuvomera mu gatete. Kandi buri wese yabaga ari yirukanka, tugahora dusenga buri wese yirukanka. Ariko urabona ko n'ubarebye mu maso urabona ko mukeye cyane. Ngira ngo ifoto za kiriya gihe Fani wamureba ntiyamumenya. Fani wakubonye kiriya gihe harya Rubavu i Musanze? Oya twebwe kubonye ukivayo. Ukiva ese ni naho ku ivuko? Oya niho narushakiye. Murimuka. Kuko nararerewe n'aha ku Muyumbo, njyana ngiye kwiga ishuri ry'Imana kugira ngo mbashe gufata, mbashe kugira ibyo nzabwira abandi. Ese uri imfubyi? Ndi imfubyi, nta babyeyi ngira. Mama yanjye yapfuye ndi ku ibere, ngerwa no kwa mama wacu. Papa nawe ahita yitaba Imana, nawe ntabwo nzi uburyo yapfuyemo. Yego. Cyakora mfite umubyeyi ariwe wangeze, ari nawe umva hafi cyane. Amen. Ahari hose yubahwe mu izina rya Yesu. Ari hano ku Muyumbo se we? Ari Kabuga. Mama Cubiri. Imana yagucyuye. Ariko wa mukecuru rero nanamuhamagaye ngo tuzane hano ngaha
nsanga yagize nawe akabazo ko kuvunikisha umwana, ariko Imana izamukiza kuko wumva ko ari ikiri Imana iri kugenda ikora, kandi ngo buriya ngo n'amakuru ye nayo yarayafiteho, ariko kuko buriya abantu basenga nta kintu kibatungura, rero kandi mu bibi no mu byiza nyine tujye dushima. Rero musengere cyane, natwe turagufasha gusenga. None se muri ubwo buzima watangiye gusenga gute? Muri ubwo buzima natangiye gusenga, wakijijwe ute, cyangwa se waje gufata gahunda yo kujya usenga bitewe n'uko uri imfubyi, bitewe n'ibibazo, bitewe n'iki? nanyuze mu buzima butanyoroheye, ntabwo bwari bunyoroheye. Ubwo ndi ko uwo mubyeyi byaje kuba ngombwa ko ntwara inda bintunguye. Yego. Ubwo ndangije ndamubyara mbura icyo muhekamo, ubuzima burancanga. Umubyeyi agumya kundera n'uwo mwana n'uruhinja. Ubwo natangiye gusenga, Imana yankoreye n'ubundi ubukwe, impa umutware wo kumfasha kurera uwo mwana, ari we tugiye kuzasezerana. Yego. Twateye igikumwe 2014, ubwo twateye igikumwe. Tumaze gutera igikumwe rero irambwira ngo nibwo ngiye kukwigisha. Amen. Kuko ubundi ntabwo wari wakwiga ngo ufate. Irambwira ngiye kukwigishiriza ku Gisenyi, nimara kukwigisha nzongera nkugarure iburasirazuba. Yego. Ubwo nibwo noneho nageze iburasirazuba, nibwo nageze ku Gisenyi, ndiga mpura nshakira mu miryango, ntabwo byari binyoroheye. Ubundi nangira kwiga, ariho nabyaye umwana nanone ukurikira umukuru mfite. Umukuru yiga wa 3 segonderi, yarakoze. Umukurikira rero ubwo nkikimara kumubyara akajya arwara uburwayi, inda ikabyimba. Uwo mwana? Uwo mwana umukurikira. Ubwo noneho ndasenga kuko nabonaga urugamba rukomeye. Abo negeye ko ikigeragezo cyari kirambye, bakambwira ati nimba udakoze mu mufuka ntacyo turagufasha, ko nta kintu nari mfite, nari ndi ku ishuri. Irambwira ngo ngiye kukwigishiriza, ngo kuko ngo akanga ibi ntabwo ari ibigeragezo urimo, ngo ahubwo ngo ni agasabune k'umukristo, ngo gatuma ukomera ukazakomeza n'abandi. Yego. Niho natangiriye gukirizwa, ntangira gusenga, noneho itangira kuma amasezerano. Ndetse no mu masezerano yampaye yose ko yayambwiye ndabyibuka. Ndi Gisenyi, twari dufite isambu nini, ariko kubera ishuri urahinga bikanga. Mbese nta mibereho myiza nigeze mbona aho ngaho ku ishuri, kuko iyo umuntu ari ku ishuri arya ibyo abonye cyane. Igihe kigeze rimwe nibwo nagiye guhingira umuntu, bari bakora 700, arambwira ngo nkorere 400, ngo nintakura 400 ngo ndi butahe nyine. Ubwo buzima ndangije nibwo yahise mbwira ati ngiye kugukura muri ubu buzima, ubundi nguhindurire amateka. Amen. Kuva uwo munsi cyakora yari yahinduye, iranyumva. Nahise nkora amasengesho y'iminsi 3, ndayibwira intu Uwiteka, ubuzima ndimo buragoye. Ubwo ndi kurwana ikigeragezo cy'umwana, arwana n'urugamba nuko nyine rw'ishuri ndiho. Irangije nibwo yambwira ati uko wanyitabye nanjye nje kukugirira neza, yoherereza umuntu rwose. Imana ikunda abantu baciye bugufi, kuko ivuga ngo nkunda abaca bugufi. Ubwo ndangije nyohereza umuntu, yambwiye ibintu 3. Ubwo muri icyo gihe nari ntwite iyo nda y'imyaka 3. Arambwira ati Imana irambwiye ngo iguhaye umwana muzima. Amen. Muri uko kwezi umwana koko inda nagiye kwa muganga, njya kwa muganga ngo ni negatifu. Najya gusenga Imana ikambwira ati ndinze urusoro ruri mu nda. Ubwo umuntu arangije arongera arambwira ati wajya gupfundikanyije, waryaga nabi, ariko Imana hari icyo ikoze, ntabwo uzongera kurya nabi. Imana nawe ugiye kuva ku nusu y'umuceri. Umwana niwe twajyaga tugana, akambwira ati mata ubuzima uwo mutoya, ati uzi ko turya umuceri ariko papa yaje. Ubwo rero ndangije nanjye ntangira kihava rwose. Arongera arambwira ati Imana ikubakiye inzu, kabaga mu nzu y'amategura. Arambwira ati mwubakiye inzu y'amabati. Amen.
narabikuraga ntibyemere, ariko iyo wicaye kuri nzaya Imana irakora, ubundi ukizera ugategereza amasezerano. Amen. Muri ibyo bintu bitatu byose yarabisohoje, impa umwana muzima, kurya rwose irabikora. Nanjye hari igihe ngura ibiro 5 by'umuceri nkabishyira mu nzu nkadaha, wumva ashima Imana mu mutima kuko yabivuze. Ubwo ya nzu y'amabati ni ukuri yarayimpaye, inzu y'amabati 30, nubwo ntarabikora neza ariko nzi neza ko iri mu kazi. Amen. Imana ishimwe cyane. Urumva Imana yagukoreye imirimo ikomeye. Reba kugira ngo uce muri ubwo buzima bwose, bigeraho Imana iguha abana, iguha umugabo, bigere nawe uteganya no gukora ubukwe, ubundi wiyongoje ngo ute gupanga ubukwe koko uhavuyeho kwizera. Wenda cyangwa banga bakore tujya kwizera ku gisoryo. Imana ikubwira itariki y'ubukwe, ndetse byemezwa no ku rusengero ko uzakora uko ejo bundi kuri 24 ni kwa 4 rega n'ejo bundi. Ndetse nibutse abantu bagukurikiye ko ubukwe bwawe buzaba ku itariki 24 z'ukwa 8 n'ejo bundi ni kwa 4. Bivuze ngo uwashaka gushyigikira Fani, nubwo bimeze bityo, ntago twakanga inkunga yanyu mu izina rya Yesu, gushyigikira umukozi w'Imana. Kandi natwe Imana idushoboze tuzagushyigikira, kubera ko Imana niyavuze ko uzagira ubukwe bwiza, bugomba kuba bwiza. Kandi ibyiringiro birahari ushingiye ku byo Imana yakoze. Haleluya. Ushingiye ku mbaraga z'Imana, uwizere. Kwizera kurarema. Yatangije umurimo ni nayo izawusoza. Ndumva nshaka kuzagirana ikiganiro nyuma y'ubukwe, uvuga uburyo wabonye Imana wambaye agatimba. Uba agatimba ntujya unakarota mu nzozi. Karahari. Ntabwo wajya gurota wambaye agatimba. Ntabwo nabikuraga ariko ubu noneho ndi kubyemera. Amen. Utangiye kugenda wumva ko ugomba kukambara. Hari umuntu umwe kera tuba mu cyaro, Imana yageze isezeranye ubukwe, ari umukobwa ukuze. Noneho ngo igihe kigeze abonye akuze, Imana yamubwiye ubukwe ku kagari batanze supanete, ajya kuyifata. Arangije arayambara avuga ngo Mana ndagushimye ko agatema nsezeranije ukampaye. Arabyizera cyane. Abakamufatiye impande b'abana yabwiye ngo nibamufashe b'abakobwa, nabo bashatse agihari, nabo bashaka cyicayeho. Ariko iyo Imana igutindije iragutegera. Abandi bagiye bakora ubwo bukwe bose bagendaga n'amaguru, ariko we yagiye n'imodoka, ndetse muri uyu mujyi wacu wa Kigali. Rimwe nzamuzana nawe mbahuze nawe, muhuze ubuhamya bw'uburyo Imana yabakoreye ubukwe. Usibye ko wenda we yari umukobwa ukuze, wowe ukaba uri umubyeyi waribanaga n'umugabo mu buryo butari tayari, kandi ngo ubu nibwo ugiye no gukorera Imana. Nanjye ndaguhanurira, ubu nibwo ugiye gukorera Imana, nibwo bagiye kugusengera ubudiyakoni, nibwo ugiye kuvuga Imana neza, ndetse n'abantu bose. Ubundi wavugaga Imana uyivugira mu rwongorerano, wavugaga Imana uyivugira mu gikari, ariko ubu nibwo ugiye kuvuga Imana neza, kubera ko muri ibyo yavuze ngo mfite ibimenyetso birenga kimwe. Icyo kimwe rero nicyo kigiye gutuma Imana ikora, Imana ivuga. Rero turimo tugana ku musozo ku kiganiro cyacu, ariko ntabwo nagenda bayishima atambwiye buryo cyakijijwe. Nubwo dusengana, ntabwo nzi imikirizwa yawe. Ubundi wakijijwe ungana uko? Wakijijwe uri umwana? Wavutse ukijijwe? Byagenze bite? Ntabwo navutse nkijijwe, nakijijwe ndi mukuru, ndetse ndi n'umumama. Nakunze gukorera ahantu muri atelier, gukorana n'abantu benshi. Nabanje kujya nkorana n'abantu b'abasilamu, abantu bakajya ngo nanjye ndi umusilamu, ariko nari umukatolike. Yego. Mu nyuma rero Imana ingirira neza, impuza n'umuntu w'umumaro cyane, nkunda Gifaru. Yego. Gifaru ni umwadeperi, yayoboraga icyumba. Aba inshuti yanjye duhujwe no kudoda, ndamudodera, aza kumbwira Imana, turakundana. Arambwira ati nyamara nyobora icyumba hano hepfo mu Gasasi, kandi nkaba nkunda barokore cyane, nkumva nzayimana nzakugira neza, nzagutabara nguhaye iki. Nakundanye na Gifaru rero, anyobora inzira y'agakiza, ciduka nibona mu kirokore cyane.
ndanabikunda cyane, ni iby'umumaro. Naje gusanga hanze ari habi, ariko imbere y'Imana umuntu iyo ababaye aragenda yajya imbere y'Imana agataha anezerewe. Nasenganye na Gifaru cyane, Imana impa amasezerano menshi no kuba nkiriho mbikesha kuba narahuye na Gifaru umukozi w'Imana. Imana imuha umugisha pe, ahari umugisha w'Imana Imana ibyumva imuha umugisha, yambaye hafi, ahita ankunda cyane, agakunda kunsura iwanjye, akambwira Imana, nanjye mucomeka abandi bakobwa bashuti banjye n'abamama, turakundana cyane. Imana iza kumpa n'impanga yanjye mu Makeve nayo, kuri umwuga wo kudoda ndawukunda. Bamuje n'abantu benshi b'umumaro, n'ubu ugiye kubona n'abandi. Ni ukuri Imana ibazane. Mu Makeve nawe impanga yacu tutari kumwe, nawe twahujwe no kudoda, nawe ndamudodera. Barambwira turi umuntu n'umuhanuzi, murambeshye. Nawe dukundana gutyo, dutangira tuvugana Imana, nawe aranshishikaza ati uzajya uza tujye gusenga ku musozi. Ndavuga ibyo bintu nibyo koko, ntangira kugenda imisozi za Fumbwe, Samatare, Kanyarira, ahantu hose tuvuga Imana. Rero igihe kiba kirageze biba ngombwa ko tuyoboka idini. Yego, ubu nyine turabarokore, turi mu ADEPR n'umutware. Amen. Turashima Imana, ntacyo twayishinja. Amen. Kera se ko ngewe kera ntarakizwa naranzwe n'udukoryo twinshi cyane. Muri karitsiye banyitaga uwo bita Kinyoma, ko narabishyaga cyane. Narabishyaga cyane, nkaza nkakubeshya, kandi nakubeshyaga none n'ejo nkongera nkakubeshya ukemera, ko nakubeshyaga ndiseriye cyane, ku buryo bamwe bavuga ati dore sha Kinyoma yabaye pasiteri yarakijijwe. Wowe nta dukoryo twakuranze. Wowe urumva wari ingeso nziza. Ubwo wavuga ko wakijijwe kuki? Nakijijwe kuki? Bavuze ngo warakijijwe, wavuga ko wakijijwe kuki? Njye nagiraga amahane menshi n'umujinya mwinshi cyane. Ndi umunyamujinya ku buryo narakwangaga ugahita ubibona ko nkwanze, ugahita umusomera umuntu cyane, ko twanahura nkareba nk'intare ukanamusuzugura. Yego, abantu benshi bari bazi ko nsuzugura nkiri umukobwa, noneho ubwo byarakarusha, ukavuga ati umukobwa arasuzugura, atuzi ko atanakunyuraho ngo avuge ngo mwiriwe, ariko atari uko mfite umutima mubi, wenda niko nari ntengire ngo, ariko kugeza amagingo ye umuntu wese ubu karitsiye nkoreramo, abagabo, abasaza, abakecuru, abana n'inshuti zanjye, buri hageze mu masaha nimugoroba, utwana tw'imyaka 2, 3, 5, nk'abana nka 20 baba baje kunsura, nkingura mu gitondo, abana nibo bajya imbere yanjye. Muri make babona ko hari icyo Imana yakoze. Ni ukuri Imana ishimwe. Nanjye ndabizi twamenyaniye muri atoreye. Mubwira ati twamenyaniye kwa mama Macibiri, duhujwe na mama Mugisha n'undi mukora uriya murimo w'Imana. Yego, Imana ihabwe icyubahiro cyane. Rero Imana ishimwe, nanjye nabashimiye cyane kubw'uko mwemeye kuza kuvuga Imana. Fani yitonze cyane, niba ari uko ari umugeni, niba uko ari gutegura ubukwe ejo bundi, ntabwo tubizi neza, ariko Imana ihabwe icyubahiro. Fani, rero tugiye gusoza, turimo tugana ku musozo. Nagira ngo mbere y'uko dusoza banze ubwira abantu n'akanemero kawe ka telefone. Hari igihe umuntu ashobora kuba arahakumva yifuje kugushyigikira ku murimo w'Imana w'ivugabutumwa. Numva rero wavuga nimero yawe, ugize iyerekwa akaritambutsa mugana wa mukobwa, kuko dufite abantu bajya bagira iyerekwa bakaritambutsa kandi bikagenda neza. Kandi nanjye nsaba Imana ngo izanshoboze gutaha ubukwe bwanyu bizagende neza, kandi ndabizi neza ko Imana ibyo yavuze izabisohoza, nta na kimwe kivuye ku murongo. Rero Imana ihabwe icyubahiro. Rero vuga nimero yawe umuntu wese kubyo yakufasha, n'amazina yawe yabibutse, kuko hari igihe umuntu ashobora nubwo wabura icyumweru, ariko icyumweru hari igihe umuntu ashobora gukorwa n'umwuka w'Imana, ugasanga guhaye n'agakesi ka fanta, kandi ubukwe bwa rundi buzaba burimo ibyo kurya n'ibyo kunywa, abantu bazarya bahage, natwe tuzaba twabukereye. Haleluya. Nanjye nzaba mpari, Imana ninshoboza, kandi nk'impanga yawe nishimiye kuzabana namwe muri ibyo birori.
nanjye nzaza mbane namwe Imana ibishoboze cyane, kandi hagati aho na nyuma y'ubukwe tuzaza dushimire n'abantu bose badufashije kugira ngo ubukwe bugende neza. Rero hagati aho rero numva watanga nimero yawe nk'umuntu washaka kugushyigikira, akaba yagushyigikira nyine akagutera inkunga, byose birashoboka. Kandi hari abantu benshi bajya bagira iyerekwa bakahita baritambutsa batiriwe babaza ibintu byinshi, bakireba video bagahita bavuga ati nubwo uyu muntu Imana iri kumushyigikira ariko nanjye sinaburamo akanjye. Karebo rero. Murakoze. Nitwa Nyirahabimana Françoise. Nimero zanjye za MTN 078 7 00 7 4 9. Amen. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Yego. Rero dushimye Imana. 0722 nitigutanze 078 7 00 7 4 umve nanjye ndaza kuyishyiraho kugira ngo umva hari icyo yagufasha agushyigikire, kandi na nyuma y'ubukwe naho ngo bitakunda nyuma y'ubukwe akazakwibuka ntagiye Imana idatanga umugisha. Rero tugiye gusoza ariko tusenga Imana. Ese ndiho nta jambo ryari kugufasha twaba twapfukiranye ry'Imana kavuga ati hari ijambo rindimo numvaga ari imbyiganamo nditambutse nkuravuga ngo iyi cano niyo kuvuga ijambo ry'Imana aho uri hose, wafatirwa mu kazi kumva hari ikikwatsemo ukakibwira abandi, kuko umuntu byavuze ngo numara kumwemera uhamye no mu bandi ibyo yagukoreye. Rero nimbajije ngo nta jambo riko kwakamo ushobora ntagenda ukavuga ati rwose nubwo yagiye ntavuze ijambo kandi nari nariteguye, niyo mpamvu nkubajije. gusa ko wenda birahari byinshi, ariko numvaga hari n'indirimbo iri kumfasha nonaha. Yego. Reka ntere ni korasi. Ibivuzi bivugira mu mabanga yabisohoza rubanda bakabibona. Ibivuzi bivugira mu mabanga yabisohoza rubanda bakabibona. Imana yacu ibivugira mu mabanga yabisohoza rubanda bakabibona. Ibivuzi bivugira mu mabanga yabisohoza rubanda bakabibona. Imana yacu bivugira mu mabanga yabisohoza rubanda bakabibona. Amen. Arasitopera oya nibyo urisikire desayine rasi shikera mesikire desayine. Uri Imana nyamana, uri umukozi w'umuhanga ugira neza bugacya bukira. Uravuga bikaba, wategeka bigakoreka. Ishimwe n'iryo kuresha n'ukwawe. Mwanya nk'uyu turagushimye turaguhimbaje. Mwanya nk'uyu tunejejwe na meskire desayine nuko wabanye natwe. Turagushimye Uwiteka kuko meskire desayine waturinze tutaraba kurindwa. Mwami suko twari beza, suko twakiranukaga, ahubwo n'urukundo n'imbabazi wacu. Nushimwe n'uhabwa icyubahiro. Uwiteka iyo ubivuze ubivugira mu mabanga wabisohoza rubanda bose bakabimenya. Niyo mpamvu umwanya w'uyu tunejejwe no kuvuga imirimo n'ibitangaza wadukoreye. Mwami hari ibyo twari twibutse. Uwiteka hari ibyo wakoze. Aramesikire desayine. Turi hano Uwiteka turanezerewe. Turagushimiye umugaragu wawe wararitse. Natwe turi imbere yawe nk'abajakazi bawe watoranije. Uwiteka ukomeze kutwishimira. Komeza udushyigikire. Dusengeye abantu bose bari kutureba. Mana nubagirire neza, nugire icyo ukora. Tweretse abarwayi bari hirya no hino. Umanukire gukiza uburwayi bwananiranye.
manukira kugira icyo ukora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo manukira kwigaragaza mu ngo zabo hari abarushya baremerewe hari abafite inzara n'inyota byo kukubona hari abashaka kubona ineza yawe turakwinginze Uwiteka ongera kukwereka rameskire desa ongera abakizwa benshi ongera agakiza mu bwoko bwawe ntugire icyo ukora Uwiteka mwami natwe tuzagushima andi rameskire desayine ntugere muri gereza ugira icyo ukora tanga agakiza gafatika hindura ibyanze guhinduka mana we Uwiteka baravuze ngo ntabwo uzigera ukoze isoni abagutakira amanywa n'ijoro baravuze ngo uzaturengera bikomeye baravuze ngo uzaturengera intambara ari nyinshi baravuze ngo rameskire desayine ngo niduca bugufi rameskire desayine uzadushyira hejuru nongera uravuga ngo ukunda abaca bugufi ntuduhe kwera imbuto zikwiriye abihanye ntuduhe kuvuga ibyawe Uwiteka ntuduhe rameskire kuvuga ijambo ryawe ntuduhe kwamamaza ubutumwa mu bakomeye n'aboroheje ntuduhe kwamamaza ubutumwa hirya no hino ntuduhe guhamya ibyo wadukoreye kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro umwanya nk'uyu Uwiteka turanezerewe n'ushimwe tugushimiye kubw'umugambi wawe mwiza ni kenshi wadusezeranije ko uyu mwanya Uwiteka rameskire komeza umukoresha iby'ubutwari komeza umushyigikire komeza umwagure mwami mu buryo bwo mu mubiri no mu mwuka umwagure komeza ugira icyo ukora akeneye kugira rameskire desayine Uwiteka icyo wamukorera akeneye ko wamumenyekanisha akeneye ko wahindura amateka ntushimwe ntuhabwe icyubahiro ngaho Uwiteka turatuje ntutuze turacecetse ntuceceke ntabwo tugutotesheje abagabo benshi baba tugutegeka mwami twongeye gusengera ababyeyi batwite ni urugamba rukomeye biragoye Uwiteka turabakweretse mana nturinde isoro ziri mu nda hari icyo wavuganye natwe ukibikora mwami ukamwana muzima ubwo nari mutwite igihe kirekire warahabaye urabikora sengera ababyeyi mana bagutegereje hari n'abategereje urubyaro abo turabasengeye ntugire icyo ukora mu nda ntukore deferanse mwami ibyo byose nabo bazagushima Uwiteka hari icyo wakoze bakeneye kubona impinduka ngaho Uwiteka ntukomeze mwami Imana ubane natwe udushyigikire byose ni mu izina rya Yesu Kristo wabambwe amen amen Fani Imana iguhe umugisha mwinshi cyane turabashimiye cyane ko mwitanze mugatanga umwanya wanyu mukavuga Imana nubwo ibyuma byagiye bisa n'ibidutengwamo gatoya ariko ntago byakuraho umugambi w'Imana kandi uwo kumva icyo Imana yabararikiye uyu munsi yacyumvishe kandi tunasaba ngo abantu bagomeze bagusengere banagusabire no kuzagira ubukwe bwiza kandi na nyuma y'uko ubuzima buzagende neza cyane nanjye rero reka mbasabire umugisha mwese ari bayishime musabire umugisha nawe Fani ngusabire umugisha kandi Imana yagura imbago zanyu Mana turagushimye aya masaha twatangiye tugushima ko turi imbere yawe tuvuga imirimo no gukomera kwawe ijambo ryajyamwe ngo abantu bari bazaterana ngo ari batatu bahuje umutima uzurukubane nabo uyu mwanya nsengeye aba babyeyi kugira ngo ubane nabo uko bwije nuko bukeye kandi ugumye wagure imbago zabo uyu mwanya nsengeye ubukwe bwa Fani kuko mu bitangaza bya mbere wakoze ukigera mu isi ucyoreza umwana wawe ngo igitangaza cya mbere akoze nicyo gutama ubukwe bw'Ikana reka rero ubukwe bwa Fani uzabutahe bizagende neza ikintu cyose akeneye ndetse mwami waze kwifuza ku mutima we kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro
urakoze rero mwami Imana, reka uzigaragaze uzitamururire ubuzima bwe n'umutima we, abantu bose bazabone kuri Imana, kandi dusengeye n'umukozi wawe bayishime, ngo ugomeze kwagura imbago ze, ibyo akora ubihe umugisha, iyi nyubako wamuhaye ugomeze kuyagura, kandi ugomye umuha ibibura byose, kandi n'ibyo wakoze aragushima cyane abikuye ku ndiba y'umutima, ngaho haza kwifuza ku mutima we, kandi mwami Imana ubikore kandi umushyigikire mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha rero bayishisezera bagukurikiye, ubasabire n'umugisha w'Imana. Yego. Mana turacyari imbere y'amaso yawe, tugushimiye ko wabanye natwe iminota tumaze muri uru rugo. Amen. Kandi ndagushimiye ko wemeye ko bicara muri iyi nzu. Ntabwo nabitekerezaga, ariko kuko ibintu byose tukiva mu nda za mama warabiteguye, wowe warubizi. Nyemerera igihe tumaze muri iyi nzu kitubere cy'umumaro, kandi kitubere cy'umugisha ku buzima bwacu, ndetse bizatugire umumaro bigere no ku rubyaro rwacu no ku miryango yacu. Mu izina rya Yesu nyemerera aba bavandimwe bemeye kwicara muri iyi nzu tuvuga Imana. Mwami tuzongere duhure tuvuga kugira neza kwawe, kandi Kristo umugisha utanga mwami wanjye ubahane n'abera bose. Mana turagiye ugendane natwe. Yesu aragenda mu byuma byakozwe n'abana b'abantu, ariko unyemerera indi ntambwe z'ibirenge bye, ahari bugendesha ibirenge umurinde gusitara, kandi mu izina rya Yesu agere mu rugo amahoro. Naduhamagara ko ashyitse turagushima. Nanjye n'impangange dusigaye hano ukomeze kubana natwe, fana umushyigikire mu bukwe, kandi natwe ducire inzira mu by'ubuzima kugira ngo tumushyigikire bifatika. Urakoze turagushimiye. Koresha abantu bose iby'ubutwari, bacira inzira Mana mu buryo bwo ubushobozi, babona icyo bakorera umukozi wawe. Urakoze icyo cyo mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Ubwo rero tuzongera dusubire.